ingabo iyi ni ingabo umwami yajyaga ku rugamba yajya ku rugamba noneho igihe abarashi bashaka kumurasa agakinga ingabo zikamuri inyuma zikamwahuranya umwami ntizimufate umwambi waza akakinga ingabo ze zikamuturira bakamuca hejuru bakongera bakamwataka cyane bakamwataka. Iyi ni ingabo ye niboneraga ari inkoko oya ni ingabo yituwe n'icondo ryayo yamutikuye mu icongo umwami yaramwageraga akamutikura icondo ry'ingabo ingabo zikamwangiza zihumeka agihumeka yituye hasi. Ingabo ni igikoresho cy'ingenzi cyane cyagwanaga ku rugamba nyine baga bafite ingabo bagenda bakinga umwami kugira ngo batamwangiza nkuko mbese natwe Kagame nta wamwataka tumureba ntago bishoboka twakwemera tukajya imbere natwe tukamwataka rwose nuko ni umuco rero wari kudusobanurira ubwo rero hari akandi iyi nkoni rero iyi ni inkoni nashushanyijweho akantu urabona kameze nk'akantu k'akanyamaswa aka kantu ni agasimba kitwaga umunyana kabaga mu binyonzo ahantu hari amazi. Umunyana umwe bavuga ngo ubonye ntapfa. Ubwo rero iyi nka y'ugwirungu yasaga gutya ntago ari ikibamba. Iyi nka yabyagwaga n'umunyana. Umunyana bashyiraga inka hariya ku gikumba noneho yaba yarinze bati izi inka zarinze umutahira akavuga ati inka zarinze bakavuga bati ziriya nka zitazabyarana n'imasa byacu bagafata inka zarinze bakumutahira akazerekana. Ubwo noneho uburyo wazifata ntuzi uyu nguyu yazifata akazijyana kuzibangurira nk'imbirima zivuye hano ihuru zikazavayo zimaze kwima. Noneho kagasimba ko kiberaga ahantu katuma izuru rya kakumva inka zarinze kakava mu mazi kabaga mu ahantu b'ibinyonzo ni wumva ku munyana hariya karahabaga hano mu gisiza karahabaga hariya mu kanyana kantuza karahabaga bwiberaga mu mazi ariko akaba ari ubupfizi gusa nta mbyeyi yabagamo bwabaga ari ubupfizi gusa wari bushyizemo niba nta wamenye uwo ari we. Jye wigeze ukabona? Oya sinakabonye ariko namenye ubwenge bakavuga bati dore uya muntu yabonye umunyana umusaza umukecuru agasaza kunuka kampira bavuga ngo yabonye umunyana ariko arababona bawubonaga. Nawe ushobora impamvu nge nawe ufashwe ya mateka nabikurikiye ndabikurura noneho umusaza aza gupfa yitwaga Rwabigwi ambwira ati iyi nka y'ugwirungu yose yaremaga ingoma ikarema ingoma nziza atari ko buriya kavuka ku nyamaswa yitwa umunyana. Ubwo Rwabigwi niba binyigishaga ndimo kurema ingoma ndi umwana muto cyane ubwo mbishyira mu mateka ndabikomeza ubwo kugeza kuri iyi saha rero. Inshuti rero bataramye nk'uko mubibona ubu twagiye muri wa mujyi wacu wo gutarama ariko tujya kureba udusozi nyaburanga ahantu henshi hagiye hatandukanye. Undebye wagira amatsiko ukibaza uti aha ni he wa mugani w'abahanzi. Aha naho bita ihuriro n'ihuro. Ihuro rero ahahoze ivubiro ry'umwami muraza kubona amateka menshi atandukanye. Tugiye kureba umusaza bita John intore cyane mu masaha make turatumigezeho. Kwa John ni hera? Ni hano gutya? Wa mugabo. Mukomeze. Yego. Mbo. Hano rwose John agiye kutwereka ku musaza John ubu niho turi kugana. Ihuriro n'ihuro. So ubundi kumbi kwa John ni hano? Najyaga mubarira mu ruguru ruriya hafi n'amashuri. Niho kwa John. Okay, urakoze cyane rero. Imana iguhe umugisha. Yego ndabakiye rwose ndumva ariho kuko niho. Nanga mugereyo ubwo atari ko guri muri zingo digucya rwose. Urakoze rero. Yego. Arakoze rona ko mu cyaro baracyagira umuco araturangiye. Hano tuhasanze aha n'impuza ya huro
Mutagatifu Salvini yashinzwe ku itariki 12 z'ukwa 11 2016. Murabizi ko muri Kiliziya Gatolika bagira inzego kugeza hasi ku mpuzamuryango remezo aho basengera nyine bari mu giturage kugira ngo igihe nikigera bazajya kuri paruwasi gusenga. Turakomeza rero tuganye kwa John. Sinari mpazi barahandangiye, dore ndimo ndahareba imbere yanjye, tugiye kuhagera. Kamuhamagare mwumve niba twiteguye. Nadukubise nimugoro uraho. Muraho cyane. Wamubonye yo. Nk'aka kantu kano nabonye hano hejuru. Nagati. Kano kakateni kameze ukuntu. Uvuga nta kibazo biri. Alo. Aka kantu kagateni kari hejuru nta kantu kaduha katwereka ibyo mudukorera nk'abanyarwanda, nta kiteni ya televiziyo. Ni ya televiziyo. Mbona wagira ngo niyo mwikoreye. Iyi nanjye wabwiye televiziyo ndayifite mu nzu hano, wenda ubwo urimo nyamakuru wacu ushobora no kwimborokorera, abana barayiborotse. Kumbona se wagira ngo ni inkorano. Simbizi nange nayiguze gutyo. Ntabwo bayimpa gutyo, nabaza niko televiziyo yanjye idakora neza, nkaba ndeba mcakinga bikanga. Ubwo rero bahita bambwira ngo n'umutekinisiye, ngo nzashaka umutekinisiye wayiborokora. Ni ikoranabuhanga. Jina, hari jina hari umuriro. Inaho umuriro urahari rwose. Ni ipoto ya mbere singihaguru. Ni nanjye waririmbye bahita bayizana kuri radio Huguka 105.9. Yego. Ninjye naririmbye mbaka umuriro, twarabuze umuriro, ndi Kagame Paul gwaduhaye ibintu bakaba ihwani huro turi ku gicumbi cy'umuco ntibaduha amashanyarazi kandi Kagame yarabivuze. Ngiye kubona ipoto ya mbere barampamagaye bayitura. Bayingezaho ko kandi. Jore n'ufite amateka yo kudusabira umuriro naha muri huro. Araza kutuganiriza, reka banza twakiriza umuricyo w'ingoma, reka mufashe mikoro ubundi aho twakiriza. Ako banzo twakiriza. Cumi ingoma sha ntabwo mizera ari hehe. Aha ni ihuro rero ku gicumbi cy'umuco. Twasuye umusaza John rwose nuko twakiriye. Ndakeka murabibona cyane. Aha tumusuye ni mu rugo. Yego. Twageze ihuro. Umusaza John nuko twakiriye rwose, murabona ko bishimishije. Yego ati no atora cyangwa gufona n'abanya mutanya wutinya cyata gukanda si cyo kanda bafona n'ibyo kuvuna ntawe. Ati mwiko kingabana nayo bisimu basezanya yakora mibango nayo bibenge atacyo umuhondo. Yego cyuma kindi ku mutwe bwo musayi ujya gusa n'umusazi n'umutsanya amazi. Guma. Ubona umuricyo, abo ni abakaraza. N'umusaza Rwabirwi. Aha ni iwacu ku gicumbi cy'umuco, hano iwacu ku ivuriro rya Musana wa Musengo wa Nyamvumba. Ibyo byashyizwe na Ruganzu Ndora, asiga aduhaye n'ivubiro tujya kureba naryo. Guma. Ibyo tubikesha imiyoborere myiza ya Kagame Paul. Izo ni ingoma zisuka mwazumvishe. Aha ni ihuro. Hajya habaga umwami wuhe ryo? Umwami habaga kwa Mibambwe, ariko akabuma haba isigaye aho bita Mibambwe niwe wasigaye ubu ngubu, mbese ku gicumbi cy'umuco w'ihuro hasigaye ubwo haborwa na Kagame Paul. Yego. Kuko ari we wafashe igihugu
akagifatana ubutwari. Kagame Paul tukaba tumwemera twese abanyarwanda. Se amateka bavuga ngo ihuriro ni ihuro, aho byaba byaturutse wabuhazi ngo wadusanze. Aho byaturutse ku buryo bw'abakera bajyaga kuganuza umwami, bamwe bakamanuka baciye hano mu kanyana ka Kiteme, bagahinguka ku ruzi hasi, bagera ku ruzi bakambuka bakajya i Nyanza bajyanye Gitenga. Mu kugaruka rero bamwe bacaga aha, abandi bagacaka avuga ati tuzahurira hano iwacu ihuro, ati ihuriro ni ihuro. Bizana gutyo n'ingabo rero zabyaga gutabara kera, bavuga kuko hano ihuro ntawe uzahamenera amaraso. Ahubwo icumu dore abasirikabo z'igihugu zacu za leta y'ubumwe zacu icumu hagura hati hatongera kujya kumena amaraso hano tugeze ihuro. Niyo intambara yahagarariye hano. Ubwo rero ni guhurira n'ubundi ni ihuro, nta maraso ahameneka. Batubwire aha ni ihuro, ariko se nk'abantu batahazi ni mu kahe karere, ni muhe murenge, ni mu cyahoze cyitwa ngo iki? Aha ngaha hahoze ari ahantu hitwaga ihuro, hakaba ari komine Musasa kera. Nihe namenye ubwenge bavuga komine Musasa. None ubwo ngubwo hayoboraga umubyeyi witwaga Rugumeti Boyi. Ubwo rero ahubwo Boyi yamaze kuvaho intambara igiriye, yagumye kuvurunga gutyo, leta y'ubumwe nibwo yahafashe ifata igihugu, ifashe igihugu. Ubwo hayobora ubu ngubu turi mu murenge wa Muhondo. Ubwo hayoborwa na Gitifu Gasasa. Kabiri uhayobora. Ubwo ngubwo kugeza kuri iyi tariki turiho tuhuriye hano, Gasasa cyayobora umurenge wa Muhondo. Kana akagari ka Huro, umurenge ni wa Muhondo, akarere n'aka Gakenke, intara y'Amajyaruguru. Uyu ni umusaza John rero, ngiye dusanzwe tuziranye, ariko namuzaniye kugira ngo dutaramane. Afite ibintu byinshi ari budusangize, turacuranga, turaririmba, ubundi atwakirije umurishyo w'ingoma. Mu muco niko bisanzwe, ubundi niko bakira abashyitsi. Se izi ngoma ni wowe uzi ajya bavuga? Izi ngoma ni ngiye uziramvura, narangiza kuziramvura nkazirema. Nkazirema zikavuga rwose. Yego. Ku buryo n'abakeneye gukosha ingoma bashobora kuza. Ngiye rwose barazikosha, tugahana gahunda ingoma bakazikosha nkazibaha. Bantu rero mwese mushaka gukosha ingoma, amatorero atandukanye yo mu gihugu hirya no hino, uyu musaza John akora ingoma nziza. Ndavuze ngo gukora bararema, bakora bararema. Aho ngaho nari nsobwa. Arema ingoma ku buryo namwe mwumvishe ukuntu zivugira, umurishyo wazo murawumvishe, kandi ku giciro cyoroshye kiri hasi rwose. Ngiye nabaha ubuhamya, ahubwo ugukeneye ubu ngubu ko uzarebwa n'igihugu cyose, ushaka ko umuremera ingoma, umutagara wose wuzuye w'ingoma. Umutagara w'ingoma 12. Umutagara w'ingoma 12 kuko ibikoresho bisigaye bihenda n'ibiti byarabuze. Ubu umuntu ushaka gukosha ingoma rwose, ashaka kugira ngo tugendane, amafaranga yampa wenda ya miliyoni imwe gusa. Yaguha miliyoni imwe gusa. Mwana biganiraho, ahubwo mubwire ngo yagukenera gute, yaguhamagara gute, kuzihe nimero? Kumpamagara rwose yampamagara kuri 078 350 924. Cyangwa se nanjye akancaho, cyangwa nawe akagucaho ukamumpuza nawe. Ariya simeruka n'ibintu by'amayugi. Amayugi nayo twarayacuraga, umwana wacuraga yahise yimuka gepfiriya mu Mutara, agezeyo aza kwitaba Imana. Ibyo amayugi ndabihagarika. Amakondera naryo mfite abantu bayakora, nge ntago nakora ibintu byose ngo ndabira. Ubu ngubu ikintu ndema iningiri, ndema ingoma, nakora imuduri, ibyo byose ndabirema. Nkabirema ibihangano byose bya gakondo ndabirema. Uradutaramira rero, bakwegereza ibikoresho hafi, ubundi uturirimbire. Harya ubu ufite iningiri, ufite gitari, ufite umuduri, byose n'ingoma. Na gitari irahari? Na gitari zirahari. Wese ko ari imwe n'abajya, ariko ntago naburiyo ncuranga mu rugo rwanjye. Utera agatebe ubundi dutarame, agati gaturike kandi kamere. Iyi ni ingabo umwami yajyaga ku rugamba. Yajya ku rugamba, noneho igihe abarashi bashaka kumurasa agakinga, ingabo zikamuri inyuma zikamwahuranya. Umwami ntizimufate. Umwambi waza akakinga, ingabo ze zikamuturira, bakamuca hejuru, bakongera bakamwataka cyane, bakamwataka. Iyi ni ingabo. Ni ingabo. Ye niboneraga ari inkoko. Oya, ni ingabo. Ureba n'icondo ryayo, yamutikuri mu congo, umwami yamwageraga akamutikuri
icondo ry'ingabo ingabo zikamwangiza zihumeka yego agihumeka yituye hasi y'ingabo ni igikoresho cy'ingenzi cyane cyagwanaga ku rugamba nyine baga bafite ingabo bagenda bakinga umwami kugira ngo batamwangiza nkuko mbese natwe Kagame nta wamwataka tumureba nago bishoboka twakwemera tukajya imbere nakwe tukamwataka rwose nuko uwo ni umuco rero wari uri kudusobanurira ubwo rero hari akandi aka iyi nkoni rero iyi ni inkoni nashushanyijweho akantu urabona kameze nk'akantu k'akanyamaswa yego aka kantu ni agasimba kitwaga umunyana kabaga mu binyonzo ahantu hari amazi umunyana umwe bavuga ngo ubonye ntapfa ubwo rero iyi nka y'urwirungu yasaga gutya ntabwo ari ikibamba iyi nka yabyagwaga n'umunyana umunyana bashyiraga inka hariya ku gikumba noneho yaba yarinze bati izi inka zarinze umutahira akavuga ati inka zarinze yego bakavuga bati ziriya nka zitazabyarana n'imasa byacu bagafata inka zarinze bakamutahira akazerekana yego ubwo noneho uburyo wazifata ntuzi uyu nguyu yazifata akazijyana kuzibangurira nk'imbirima yego zivuye hano ihuru yego zikazavayo zimaze kwima noneho kagasimba ko kiberaga ahantu katuma izuru rya kakumva inka zarinze kakava mu mazi kabaga mu ahantu b'ibinyonzo ni wumva ku munyana hariya karahabaga hano mu gisiza karahabaga hariya mu kanyana kantuza karahabaga bwiberaga mu mazi ariko akaba ari ubupfizi gusa nta mubyeyi yabagamo bwabaga ari ubupfizi gusa wari bushyizemo niba nta wamenye uwo ari we jya ugeze ukabona oya sinakabonye ariko namenye ubwenge bakavuga bati dore uriya muntu yabonye umunyana umusaza umukecuru agasaza kunuka kampira bavuga ngo yabonye umunyana ariko barababona bawubonaga nawe ushobora impamvu nge nawufashe kuri amateka nabikurikiye ndabikurura noneho umusaza aza gupfa yitwaga Rwabigwi ambwira ati iyi nka y'urwirungu yose yego yaremaga ingoma ikarema ingoma nziza atari ko buriya kavuka ku nyamaswa yitwa umunyana ubwo Rwabigwi niba binyigishaga ndimo kurema ingoma ndi umwana muto cyane ubwo mbishyira mu mateka ndabikomeza ubwo kugeza